Imana ihimbazwe. Ndashima Imana rero uyu munsi, Imana yaduhaye ibihe byiza byo kuza gusenga, nk'uko umuririmbyi yavuze ngo ibihe byiza nsenga Uwiteka bintarura mu muhagarara bikangeza aho Yesu ari. Ndashima Imana ko yatubashishije, ndashima Imana ko yaduhaye ibihe byiza rwose. Uyu munsi ni itariki ya nyuma y'ukwezi kwa 11, ni itariki ntekereza yuko itazagaruka mu mateka y'ubuzima bwawe. Ni nayo tariki ya nyuma y'uku kwezi, kandi ndagira ngo utangarize yuko itazongera kugaruka. Ibyo wabonye byose n'ibyo uri bubone uyu munsi ntabwo uzongera kubona ibyo bintu kundi, ahubwo niwo munsi wa nyuma wo ku buzima bwawe, ku bijyanye n'ibiri bubeho. Rero ni nayo mpamvu nkwinginga nkubwira ngo agahe gato ugiye gufata kuba imbere y'Imana cyangwa se wafashe kakubera ko umumaro kugira ngo ineza y'Imana yome ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Kubera ko ijambo mu migani rirambwira ngo ikuzimu nta mirimo nta migambi. Imana yacu rero tugiriye neza cyane. Hari abantu batekereza yuko ubuzima bwabo wenda ibyo bazatekereza gukora bazabikora ejo, ariko ejo ntago ari ahawe. Ni nayo mpamvu uko umunsi ushize ni nako ibyawo birangirana nawo, kandi uko iminsi ihita niko urushaho kugenda ugana imusozo w'ubuzima bwawe. Turi muri transit rero. Iyi transit birasaba ko tuyikoresha neza, iyi transit birasaba ko tuyibamo neza, biradusaba yuko ntitugire n'isegonda na ritoya dupfusha ubusa, ntitugire n'umunota n'umwe twangiza. Umuririmbyi bita Mwenegihome yaririmbye indirimbo ivanga amasegonda, ntago nzi amasegonda nsigaranye, ntago nzi iminota cyangwa amezi, ariko Mwami Imana yanjye icyo nzi cyo nuko iminsi isigaje ngomba kuyikoresha neza. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya ntabwo uzi igihe usigaje mu isi. Ni nayo mpamvu kuba dufashe umwanya tukaba turi imbere y'Imana ni iby'igiciro kinini. Tujye dushima Imana kuko hari ababyifuje ntibyakunda, hari ababikeneye biranga. Ni nayo mpamvu akenshi kuza imbere y'Imana bigomba kuba bifite intego. Ntabwo ari ukuza imbere y'Imana gusa kuko bashyizeho gahunda y'amateraniro cyangwa se habayeho iki. Wenda ibyo turaza kubigarukaho mu mwanya mu nyigisho z'uyu munsi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo kuba waje imbere y'Imana bifite icyo bisobanuye, kandi ujye ubiha agaciro. Ushima Imana, uvuga ati Imana ndagushimye ko wangiriye neza, kuko ni umunsi utazagaruka mu mateka yawe. Rero mbifurije umunsi mwiza, mbifurije kugubwa neza, mbifurije gutabarwa n'Imana. Uyu munsi kuri itariki nk'iyi ya 31 ni ukuri ndabinginze kugira ngo mufashwe nabyo, ya 30 mufashwe nabyo mu izina rya Yesu. Ejo ni itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12, ni nako kwezi kwa nyuma rwose k'uyu mwaka wa 2021. Ndagira ngo nkubwire ngo en avance kuzababera ukwezi k'umugisha mu izina rya Yesu, kuzababera ukwezi kw'imbaraga, kuzababera ukwezi k'ubutsinzi, kandi nzi neza yuko Uwiteka azabaha icyo umutima wanyu wifuza. Ukwezi kwa 12 rero ndabaturiraho kugira ngo muzabone ubutabazi bw'Imana, ndabaturiraho kugira ngo uku kwezi mugiye gutangira muzabone ibyiza byose bituruka mu ijuru mu izina rya Yesu. Kandi Imana izarebe kwifuza kwanyu, ni ukuri musoza umwaka mumeze neza. Ni ukwezi nifuza yuko umuntu wese azasoza yabonye kugira neza kw'Imana, kubera yuko birashoboka ko icyo wabuze mu kwezi kwa mbere ukakibura mu kwa kabiri, ukakibura mu kwa gatatu, kuzamura kugeza mu kwezi kwa 11, muri uku kwa 12 ugomba kukibona mu izina rya Yesu, kuko Imana yaravuze ngo irinde ijambo ryayo ikarisohoza. Byagera kuri aya masengesho turimo ikaba ari intego ivuga ngo kugarurirwa agaciro kadasanzwe. Turashima Imana rero ko itugaruriye agaciro, nyamara twari twaratakaje mu mezi yose yashize, twakatakaje mu myaka yose yashize, ariko tugiye kukabona muri aya mezi asigaye kugira mu mwaka urangire mu izina rya Yesu. Ni iminsi barirwa ku ntoki. Ntekereza yuko umuntu wese, harimo abantu bari kwibaza ngo mbese ku mwaka urangiye, ngo yewe ngo urangiye nta n'icyo ngezeho, ngo urangiye nta n'icyo mfashe, ngo urangiye nta n'ikintu maze, ngo ibyo nari nabwiye Imana ngo ntabwo byakunze. Hari ibintu byinshi kuri bonane washyize imbere y'Imana, avuga ngo muri uyu mwaka nzashaka kumera gutya na gutya, muri uyu mwaka ndashaka kugera aha n'aha, muri uyu mwaka ndashaka gukora gutya na gutya. Yewe rwose ugeze mu kwa 11 byaranze. Ariko uva nkubwire, ibyo utekereza ko byanze na nyuma ya 0 Yesu arakora. Kandi si wowe gusa, burya na leta nazo zipanga ibintu ariko bikanga, na naswe wowe muntu wigendera. Ariko umva nkubwire,
Imana iracyagufitiye icyizere ko ikugaruriye agaciro watakaje ku buzima bwawe. Imana yacu ishimwe cyane. Ntuterwe ubwoba n'imyaka bimaze, ntuterwe ubwoba n'amezi ashize, ibyo nta nicyo bibwiye Imana, kuko ejo bundi narababwiye ngo ntabwo Satani ahiga icyo wabaye cyo, nta nubwo ahiga icyo uri cyo, ahubwo ahiga icyo uzaba cyo. N'Imana rero ntabwo ireba ngo akahise kawe kameze gute, ntabwo ireba ngo pereza yawe ubayemo, ahubwo irareba icyo yagambiriye kukugirira, kuko yaravuze ngo ni byiza ntabwo ari ibibi, ngo kugira ngo mureme umutima w'ibizaba hanyuma. Imana yacu ishimwe cyane. Rero unezerwe, wishime yuko ugiye gusoza umwaka Yesu yagarutse mu rugo iwawe. Yigeze yagera kwa Zakayo aramubwira ati, Zakayo rega ururuka ndarari wawe. Nukuri Uwiteka muri uku kwezi kwa 12 arari wawe mu izina rya Yesu. Ugaragara nk'umuto nk'umugufi mu maso y'abantu ndetse na societe, ariko Uwiteka nakubwire ngo ururuka ndarari wawe mu izina rya Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu munsi rero tugeze ku munsi wa 16 w'amasengesho y'iminsi 40. Turashima Imana ko ikomeje kutugirira neza. Turi mu cyumweru twahariye imbaraga zo gusenga, cyangwa se gusenga gufite icyo kumara, gusenga guhindura. Ni nabyo turi kuganiraho muri iki cyumweru. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ufatanyikanye nanjye muri uyu mwanya. Umunsi w'ejo twarebye ku kijyanye n'inzira z'isengesho zitsinda, tubona yuko bisaba kwizera ndetse no guca bugufi, hanyuma umwuka w'Imana agataha mu mutima wawe. Hanyuma rero uyu munsi turaganira ku cyo bita umurimo wo kwiyiriza, cyangwa se gahunda yo kwiyiriza ubusa. turarebera hamwe uko umwami Imana ashoboza kugira ngo bibasangize ku bijyanye n'umurimo wo kwiyiriza ubusa. Burya hari abantu bibwira yuko hari bazi Bibiliya cyane cyangwa se bazi iby'Imana cyane. Burya ntihazagire ukubeshya, nta muhanga w'uru rugendo, ahubwo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga kandi tukayoborwa na Mwuka Wera. Hari igihe uzasoma ijambo ryo muri Bibiliya ukumva Umwuka w'Imana arari gusobanurira bitandukanye nuko waryumvise wenda mu rusengero ahandi, cyangwa se ukaburizi wajya mu rusengero ahandi bakaribwiriza ukumva biratandukanye. Burya Umwuka w'Imana aba yashatse kugira ngo arisobanurire muri ubwo buryo bitewe n'umuntu ashaka kurisobanurira. Rero ntihazagire ugushuka ngo ni umuhanga w'uru rugendo, ntihazagire ugushuka ngo ni umuhanga mu by'Imana. Oya, hari abantu benshi bazakabya ngo batwaza Imana ibitabo ukagira ngo rwose, ariko umva nkubwire, icyo umwami Imana aba yagambiriye ku buzima bwawe kiba ari icyo ngicyo. Burya ntihazagire ugushuka. Ari benshi twabonye baba profesa, ba docteur, bazi icyo bita theology rwose mu buryo bwiza, ukamuzana imbere mu giterane wenda muri stade, akaba yabasha gusobanura neza ibyerekeranye n'inyandiko rwose n'icyo Bibiliya bivugaho. Ariko wahamagara umwana wifitiye icyo bita amavuta mu mperezo, yajya hariya mu giterane, yahaguruka yatera haleluya, ibitangaza bigakoreka. Kubera iki? Kubera imbaraga z'Umwuka Wera. Rero byose biterwa n'icyo Umwuka Wera yapanze uwo munsi. Imana yacu ishimwe cyane. Kandi kigusetsa bakajya navangura mwana cyangwa se uriya mugabo yari ari mu Mwuka w'Imana. Bamubaza ati se uriya profesa yigishije biki? Ati se ari igihe twanabyumvise ntitwari tumeze gutya na gutya. Biterwa rero uko umuntu ashaka kumva, bigaterwa n'ibyo umuntu ashaka kwakira. Imana yacu tugire neza cyane. Rero nta muhanga w'uru rugendo, ibyo uzajya wumva, ibyo uzajya usobanukirwa, ujye ubifata kuko nibyo Imana iba yagupangiye uwo munsi. Imana ishimwe cyane. Hari abantu baza mu nzu y'Imana bitewe n'icyo bagamije, akakubwira ati ngewe uyu munsi ndashaka kujya kumva ubuhanuzi gusa. Wagera mu nzu y'Imana ubuhanuzi wabubura, ukavuga ngo uyu munsi ntabwo twafashijwe. Mu by'ukuri ntabwo ari uko ikibazo utafashijwe, njya nkunda kubigarukaho. Ikibazo ni uko Imana itagabuye, ahubwo wowe waje ushaka ubuhanuzi, hari undi waje ushaka wenda gusengerwa, cyangwa se hari undi waje ushaka kumva ijambo ry'Imana gusa. None Imana ikakora balancing, ikareba igikenewe cyane kuruta ibindi, rwose bikagenda neza. Rimwe umukobwa wanjye mukuru yigeze kunyicaza arambwira ati, dadi, kuhera mu gitondo usenga, ufata igihe kinini usenga, noneho ndagira ngo nkwibarize ikibazo. Ati, ubu uriho urasenga kugira ngo mama abone ibyangombwa ashaka. Ati, ni byiza. Ati, rwose uriho uravuga ati ndashaka kaza. None se nkwibarize dadi, ubu urumva Imana iri bukumve? Ndamubwira cyane izanyumva rwose. Arambwira ati, reka nkugire inama. Ati, ayo masengesho uri gusenga ntabwo bikunda. Ati, ahubwo ntabwo Imana ishobora kukumva isize umuntu uri gutaka imodoka iguye hejuru ari gutabaza. Ati, za ambulance zirukanka. Ati, ntabwo uri kuzumva mu muhanda. Ati, si ubwo urumva ko Imana yakumvaho ukeneye ibyangombwa ikananirwa no kumva umuntu uri gutabaza ambulance ije kwirukanka?
atahubwira abanza ijye kureba ufite ikibazo cya ambulance, hanyuma izakugarukaho ije gushaka ikibazo cy'ibyangombwa. Ati rero inama nakugira, fata amasengesho yawe yereke ku bantu bafite emergency, naho ikibazo cyawe ntabwo kiri emergency. Ndicara ndatekereza, nkora muri logique, ndavuga ntariko ibintu umwana mbwiye nibyo kweli. Hari nubwo Imana irebera hose icyarimwe, ariko hari ubutabazi bw'ibanze bwihuse ibikeneye gutanga, kuruta ko wowe rero waza imbere y'Imana uvuga ati njyewe Mana ndababaye rwose, nkeneye iki n'iki, kandi wariye wahaze, ariko hari umuntu ubabaye uri gutabaza ngo Mana rwose umwuka wanjye ugiye gushiramo, Mana ndengera. Hari n'ukubwira ati nakoze impanuka, ikamyo yangu hejuru, dore amaguru maracikamo, ndasenga Imana kugira ngo amaraso atanshiramo. Donc Imana ifite uko ikora mu gihe cyayo. Rero iyo waje ujye wakira umugati Imana yagupangiye, kubera ko hari impamvu iba yawupanze muri ubwo buryo. Iyo uri gusenga ujye utekereza uvuga ati Imana yampangiye uhe mugati, yampangiye iki uyu munsi? Ese koko njyewe naje imbere y'Imana nshaka ibi, ariko se nibyo ndi bubone koko? Ese nintabibona Imana nibyo yashatse kumpangira? So rero ujye utekereza uvuga ati icyo uri bwakire kibye, uvuga ngo I receive in the name of Jesus, nakiriye mu izina rya Yesu, rwose uvuge ati amen. Bipfa kuba bivuye ku mutima w'Imana, bivuga imbaraga z'Imana, bivuga gukora kw'Imana, bitavuga imbaraga za Satani. Imana yacu tugire neza cyane. Nari mbivugiye iki rero? Nari mbivugiye ngo tuba turi hano dushima Imana kuba twaje. Uyu munsi turaganira ku murimo wo kwiyiriza ubusa. Ese koko Bibiliya isaba abakristo kwiyiriza ubusa? Icyo kibazo ntekereza ko umuntu wese akibaza umunsi ku wundi. Ukibaza nimba koko Bibiliya isaba abakristo kwiyiriza ubusa. Turabirebera hamwe. Umenye ese koko Bibiliya uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe igisaba abakristo kwiyiriza ubusa bikaba ihame. Mu by'ukuri iyo usomye muri Bibiliya yose mu maverisiyo atandukanye, kuko hari n'amaverisiyo ushobora gusoma Bibiliya ugahera mu itangiriro ukageza mu byahishuwe ugasanga ijambo bita kwiriza ubusa ritarimo, ugasanga ntaririmo, kandi rwose abantu bakubwira bati kwiriza ubusa ni itegeko. Ariko umva nkubwira icyo Bibiliya bivugaho. Kwiriza ubusa ntabwo ari itegeko, kuko iyo dusomye muri Bibiliya nta na hamwe batubwira ko Imana yasabye abantu kwiriza ubusa ngo ibibasabe, nta naho yigeze ibabuza kwiyiriza ubusa. Mubyumve neza, ntaho yabategetse ngo biyirize ubusa, nta naho yabasabye ngo biyirize ubusa, ntaho yababujije ngo biyirize ubusa. Hari abantu, iyo dusomye hari umurongo wo muri Matayo bajya bavanga ibyo ntibikurwaho n'ikindi kireka gusenga no kwiriza ubusa, ariko ntabwo yigeze ibategeka ngo muzabikore. Ntabwo donc mutandukanye itegeko, mutandukanye n'icyo Imana yabivuzeho. Rero Bibiliya ntabwo idusaba cyangwa se idutegeka kwiyiriza ubusa, nk'uko nanone itatwangira kwiyiriza ubusa. Ni ibintu bibiri, ntibidutegeka nta nubwo ibitwangira. Bivuze iki rero? Ubishaka arabikora, utabishaka ntabwo abikora. Icyakora koko harimo inyungu mu kubikora, harimo n'igihombo mu kutabikora, bitewe n'icyo Imana igenda isaba n'impamvu yo kwiyiriza ubusa icyo bimaze. Reka turebere hamwe rero ku cy'abagaragu b'Imana ba kera biyirizaga ubusa. Ubundi ni izihe mpamvu zabiteraga kugira ngo bafate umwanya wo kwiyiriza ubusa? Mbibukije yuko Bibiliya idategeka umuntu kwiyiriza ubusa kandi itanamubuza kwiyiriza ubusa. Bivuze iki rero? Ubasha kubikora, kandi rwose nta n'urubanza ruba ruhari. Turaza kurebera hamwe impamvu ushobora kubikora cyangwa se n'impamvu udashobora kubikora. Aba kera rero bajyaga biyiriza ubusa iyo babaga bifuza ko Imana ibafasha kandi ikabayobora. Iyo umuntu wa kera yajyaga kwiyiriza ubusa ashaka yuko Imana imufasha, ubwo ndi kubivuga kugira ngo noneho dusobanukirwe neza kwiyiriza ubusa umumaro wabyo ni ibihe, ese koko ni ngombwa ko tubikora cyangwa ntabwo ari ngombwa. Turaza kumenya nimba koko uyu munsi dufata icyemezo cyo kujya tubikora, kandi bifite intego. Imana yacu tugire neza cyane. Abakera bajyaga biyiriza ubusa iyo basabaga Imana ngo ibayobore cyangwa se ibafashe mu byo bari gukora. Iyo tusomye nko mu gitabo cya Ezira 8 batubwira neza uburyo ki Ezira yayoboje Imana inzira igihe yari ageze ku kagezi ka Hava. Mu by'ukuri yari yamaze gusezera ibwami, avuga neza yuko atazabasha, nta ngabo akeneye z'ibwami zishobora kumuherekeza, arihagije we n'umuryango we n'abayuda bari bahagurukanye. Noneho
aravuga ati njyewe ntimugire ikibazo, abwira umwami ati nta n'ingabo rwose dukeneye. Noneho ageze mu nzira bamubwira yuko hari inzira ebyiri zari zihari, kandi imwe bivuga ko yarimo amabandi yari abategereje kugira ngo abagire nabi, indi nayo ntabwo yari azi ibyayo neza. Noneho abwira abantu bari kumwe, aravuga ati niyemeye ibwami, ntabwo ndi busubireyo kugira ngo nsabe umwami ingabo ziza kongera kuduherekeza. Arangije aravuga tumva rero mbabwire, nimureke twiyirize ubusa dusaba Imana kugira ngo ituyobore inzira. Ibyo byakorwaga rero basaba Imana inzira, ni ukuvuga ngo cyangwa se bayiyoboza, cyangwa se bifuza yuko Imana ibafasha. Abakera bakabikora, kandi n'uyu munsi biracyakorwa, bitewe iyo ushaka kuyoboza Imana inzira, iyo ushaka kugira ngo Imana igufashe mu byo ukora, hari igihe utekereza gupanga amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Ikindi iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice 14 tuhasanga amagambo akomeye y'umugabo bita Paulo ndetse na Barinaba bafashe umwanya biyiriza ubusa mu gihe basengeraga abasaza b'itorero cyangwa se abakuru b'itorero. Impamvu babikoraga ni uburyo bwo kuvuga ngo Mana ni wowe watoranya, ni wowe warema, ni wowe washyiraho abantu, ni wowe wafata umwanya aba bantu ukabaha inshingano zikomeye cyangwa se ukazabashoboza. Bafata umwanya rero biyiriza ubusa. Paulo na Barinaba biyiriza ubusa basengera abakuru b'itorero cyangwa se abasaza b'itorero, abasagesi b'itorero, kugira ngo bazabashe kuzakora umurimo wabo neza. Icyo gihe rero urumva yuko biba biri ingenzi, ariko nubwo Imana itagutegeka kubikora, ahubwo wowe ubikora hari icyo ugambirije ku Mana. Imana yacu ishimwe cyane. Turaza kureba nyuma icyo bita gusenga gufite umumaro cyangwa se intego zayo n'impamvu zo kwiriza ubusa kwabyo. Icya kabiri, abakera impamvu basabaga gahunda yo kwiriza ubusa, babaga bashaka kwibanda ku mugambi w'Imana kugira ngo bigende neza. Iyo ushaka kugira ngo wibande ku mugambi w'Imana, reka mbabwire ngo igihe Yesu yamaraga kubatizwa yamaze iminsi 40 atarya kugira ngo yitegure gukora iby'Imana ishaka. Ibyo uzabisome muri Luka ibice 4, uburyo ki Yesu yazamutse ku musozi akamara iminsi 40 yiyiriza ubusa. Noneho yabikoraga ashaka kugira ngo atimize cyangwa se yuzuze umugambi w'Imana ku buzima bwe, kuko yaragombaga gutangira urugendo rwiza rwo kuvuga ubutumwa, yaragombaga gutangira urugendo rwo kugira ngo yamamaze inkuru nziza y'agakiza muri misi Imana yari yaramuhaye. Biba ngombwa ruko afata umwanya akabanza akajya gusengera icyo gikorwa. Donc yajyaga gushaka kwibanda ku mugambi w'Imana kugira ngo uwo mugambi w'Imana uzasohore mu bantu. Muri iki gihe abashumba cyangwa se abakozi b'Imana batandukanye hari igihe batajya bamenya neza ko biri ingenzi yuko bagomba gusenga kugira ngo Imana itimize umugambi wayo ku buzima bwacu. Ahubwo ukavuga ati nge ndihagije, nzabikora uko ngomba kubikora. Oya, ahubwo ahangaha harimo gahunda yo kugira ngo ubanze ushake mu maso y'Imana, ubanze usenge, umugambi w'Imana usohorere mu buzima bwawe, bityo n'Imana ibe yaguha imbaraga kugira ngo wa mugambi uzawugereho. Imana yacu ishimwe cyane. Icya gatatu, iyo abakera bajyaga gusenga bashaka kugaragaza ko bihanye ibyaha byabo, reka mabwire ngo Imana yigeze yakoresha umuhanuzi Yoweri abwira Abayisiraheli b'abahema ati nimugaruke mu mitima wanyu wose mwiyirize ubusa, murire kandi muboroge. Yarariho ababwira bitewe n'ibicumuro bari barakoze, arababwira ati nimuze mwihane ibyaha byanyu, mwize mwirize ubusa muboroge, mwihana ibyaha byanyu. Uzasome muri Yoweri ibice 2 bazabikubwira neza uburyo ki Yoweri yuzuye umwuka w'Imana akababwira ati nyamuneka nimureke tuboroge turirire ibyaha byacu bimaze kuba ikizira imbere y'Imana. Rero byabaga ngombwa yuko abantu bakera biyiriza gusa kugira ngo basabe Imana ibababarire cyangwa se berekana ko bihannye ibyaha byabo. Kandi nabwo ntabwo ari ukubikora gusa by'umuhango, ahubwo babikoraga bafite umutima umwe, bumva bababajwe nabyo yuko bafite ibyaha, bityo bakihana. Icya kane, iyo babaga bizihiza umunsi w'impongano, ni ibintu bafataga igihe cyo kwiyiriza. Iyo bisomye mu mategeko ya Mose barabikubwira cyane, nko mu Balewi ibice 16 bakubwira uburyo ki bafataga igihe cyo kwiyiriza ubusa Abayisiraheli, bakiyiriza ubusa ku munsi w'impongano. Mu by'ukuri Abisiraheli bagombaga kwiyiriza ubusa kuri uwo munsi kuko byabibutsaga ko batandukanye kandi
bakeneye ko Imana ibababarira ibicumuro byabo. Ku munsi w'impongano twebwe turashima Imana ko uwo munsi wavuyeho igihe Yesu Kristo yajyaga ku musaraba akabambwa, agapfa, akamanuka kuzimu mu bapfuye. Uwo munsi Yesu yatubereye igitambo kizima, kandi turashima Imana yuko byagenze neza. Ariko mu mategeko ya Mose byabaga ari ihame yuko bafata uwo mwanya bakiyiriza ku munsi w'impongano. Imana yacu tugire neza cyane. Ndi kugerageza kwihuta kugira ngo ducunguze uburyo umwete kuko amasaha yagiye. Mu by'ukuri ibi byagaragaza impamvu zabo, ubwo mbivuze mu camake, hari n'izindi nyinshi zatumaga biyiriza ubusa. Hari impamvu rero zidakwiriye zituma bamwe biyiriza ubusa. Reka tuzigarukeho gatoya, izituma abantu biyiriza ubusa ariko kandi bidakwiriye. Tuvuze ku byari bikwiriye Abisirayeli bageragezaga, cyangwa se abantu ba kera bageragezaga gukora kubw'impamvu runaka, Imana ikabumva, kandi rwose Imana yarebaga imitima yabo ikabana nabo. Ariko muri iki gihe hari impamvu zidakwiye abantu bakora, cyangwa se zituma bamwe biyiriza ubusa. Izo mpamvu rero reka mvuge nk'impamvu zigeze nko kuri enye wenda zibanze, nubwo hari n'izindi nyinshi. Iya mbere, hari abantu bafata umwanya wo kwiriza ubusa mu buryo bwo kwigaragaza. Iyo ndagira ngo ngutangarize ko ayo masengesho Imana ntabwo izayumva. Uburyo bwo kwigaragaza, Yesu yigishije kwiyiriza ubusa ari ibintu biba hagati y'umuntu ndetse n'Imana ku giti cyabo gusa. Uzabisome muri Matayo ibice 6 uhereye ku murongo wa 16, bazakubwira uburyo ki kwiyiriza nibiba ngombwa uzakinga inzu yawe, cyangwa se ujya yiherereye wiyiriza ubusa. Muri iki gihe rero abantu kwiyiriza ubusa, hari ababikora ngo bigaragaze. Rwose reka nkubwire, bakajya hariya bakavuga ati njyewe niyirije ubusa, bakajya ku mateleviziyo ati niyirije ubusa, bakajya ahantu hose ngo niyirije ubusa, ibintu byose bigakomera ngo niyirije ubusa, mu buryo bwo kwigaragaza ngo abantu babarebe. Icyo ni kimwe mu bintu Imana yanga, kandi ntabwo icyo gihe amasengesho yawe yasubizwa. Hari n'igihe ubwira abantu mu rugo ati njyewe ndakaze ndiyiriza ubusa, ukigaragaza. Kandi kwigaragaza ntibitana n'icyaha cy'ubwibone, ntibitana n'icyaha cyo kwishyira hejuru, kandi ibyo ngibyo ngira ngo mu cyumweru gisi twabivuzeho uburyo ki Imana ibyanga urunuka. Rero hari abantu bafite impamvu zidakwiriye zituma biyiriza ubusa, we rwose mu by'ukuri akaba nta n'icyifuzo afite, akaba nta kindi, ariko akavuga ngo ngiye kwiyiriza ubusa kugira ngo abantu bandebe ko niyirije ubusa, babimenye ko rwose ibintu bimeze neza. Barahari benshi cyane, muzababona bakubwira bati twe tugiye ku musozi gusenga, kwiyiriza ubusa ari ukugira ngo babarebe. Hari kandi ibyo bifatana na babandi baza mu rusengero yambaye ikoti ryiza rwose, imfunguzo zifasha agenda zinyeganyeza ngo bamurebe. Icyo ni icyaha cy'ubwibone Imana yanga urunuka, ngo bamurebe, ngo bamenye ko ari umunyamasengesho, bamenye ko ari umuntu umeze neza. Ibyo ntibitana na babanyamasengesho baza, tuvuge mu cyumba cy'amasengesho, cyangwa se mu rusengero, cyangwa se tuvuge nimba ari umuhanuzi akavuga ati njyewe ni nahanuye, baragira ngo naraguye, agatangira akavuga abandi bakavuga ati ni navuze indimi, ninsenga simvuge mu ndimi, baragira ngo naraguye, cyangwa se barabona ko nta mpano ngira, akaza izo yaborotse akaziborokora, ibintu byose bikagenda uko abishaka. Ariko ibyo byose ni ukwigaragaza, kandi ntabwo ari byiza. Imana yacu tugire neza cyane. Tuzababona benshi cyane, muzabumva. Niyo mpamvu Imana yatanze umwuka, ariko ishyiramo impano iyo bita ubugenzuzi. Buriya abantu bafite impano y'ubugenzuzi babona byinshi, bahura na byinshi, kubera ko abantu bamwe ku kintu bita kwigaragaza, icyo kisha itorero. Abapasiteri benshi barigaragaza cyane, abanyamasengesho benshi barigaragaza, abavuga butumwa barigaragaza, mbese ukumva yuko nibatakubona ntabwo uri umukozi w'Imana. Nibatamenya yuko usenga wiyiriza ubusa ntabwo uri umukozi w'Imana, ukanabikora nta na papasi ihari, ahubwo ari ukwigaragaza. Ibyo rero ntabwo Imana ijya ibyumva, nta nubwo ayo masengesho ni ukwiyicisha inzara, kandi ibyo babyita kwiyahura. Imana ikaguhanira icyo cyaha. Hari umuntu uzakubwira ngo ndigaragaza, nsenga iminsi myinshi cyane, njye muri Guinée, muri kiriya gitabo Guinness dore ko wumve yuko mbese wakoze amasengesho y'iminsi myinshi. Mwigeze mwumva abantu bapfuye biyirije ubusa akamara nk'iminsi 40 mu butayu, ngo yagiye kugaragaza ko yiriza ubusa igihe kirekire, ngo azandikwe mu mateka, ukumva ngo yaguyeyo atarageza no kuri iyo minsi. Ariko Imana yacu tugire neza cyane. Rero impamvu zidakwiriye zituma bamwe biyiriza ubusa harimo no kwigaragaza. Imana tugire neza cyane. Icya kabiri, harimo kugaragaza ko uri umukiranutsi.
hari abantu benshi bibwira yuko gukiranuka ari uko baba biyirije ubusa. Ngira ngo twigeze twareba ko Bibiliya itadutegeka kwiyiriza ubusa kandi itanatubuza kwiyiriza ubusa. Rero wowe ukumva yuko nugaragaza mu bandi ko wiyirije ubusa bari bubone ko uri umukiranutsi, ndakugira ngo nkubwire ngo ayo masengesho yawe nizere imbere y'Imana, kuko kugaragaza kuba wiyirije ubusa ntabwo bigaragaza ko uri umukiranutsi. Wibuke neza yuko hari n'abiyirizaga ubusa basaba Imana kugira ngo ibayobore inzira, hari n'abiyirizaga ubusa basaba Imana kugira ngo ibabarire ibyaha byabo, hari n'abiyirizaga ubusa kubw'impongano z'ibyaha byabo. Donc ibyo byose rero ntabwo kwiyiriza ubusa biba bigaragaza yuko uri umukiranutsi. Hari ababikora kugira ngo tuvuge niba uri perezida wa korali ugahita ugaragaza yuko ukemera ugapanga n'amasengesho rwose, ukajya no mu rusengero ukiyiriza kugira ngo baze kureba ko uri umukiranutsi, kandi nyamara wararanye n'umukobwa w'abandi, wagize gute, cyangwa se wasomanye nawe, cyangwa wamukirigise mu mabere, ibintu byose byakomeye, ariko kugira ngo mbese bakubone kuri umukiranutsi ugahita upanga amasengesho ngo ugiye kwiyiriza rwose pe, ukanabitangaza, ugahita ujyana na cya kintu cyo bita kwigaragaza, ukanabitangariza abantu ati njyewe ntimunshake nzamara iminsi 40 ndi kwiyiriza rwose, bakavuga ati yo uyu ni umukiranutsi rwose, ni umukozi w'Imana mwiza, turamwemera. Hari abapasiteri benshi uzumva, hari abanyamasengesho, ababishop, abapotre baba bameze gutyo bakabya gukiranuka. Bibiliya ivuga ngo ntimugakabye gukiranuka. Rega nta muhanga w'uru rugendo mw'ababyeyi, nta muhanga w'uru rugendo uzakubesha ko ari umukiranutsi 100% uzamubwire turambeshye. Ushobora gukiranuka mu munota umwe, mu kanya ukaba byanze, kuko nta muhanga w'uru rugendo. Icyakora koko na Yesu yaravuze ngo munyitire iki mwiza, ku mwiza ari Data wo mu ijuru. Bivuze rero ngo uzajya kubwira ko wari umukiranutsi rwose. Hari abantu bibeshya ku ijambo ngo muri Bibiliya ngo handitse ngo intungane bwira icumuye 7. Iryo jambo ntaho riba muri Bibiliya, ntihazagira umuntu ukubeshya, nta hantu na hamwe riba rwose, ahubwo ni mentality z'abantu bishyiriyeho bashaka kwerekana yuko mbese badashobora gukora ibyiza, badashobora gukiranuka. Oya, ahubwo gukiranuka ni iki? Kristo yaravuze ngo napfanye namwe nzukana namwe. Bivuze iki? Yesu umufite muri wowe akwemerera gukiranuka. Ikibazo ntabwo tuba dufite Yesu muri twebwe kugira ngo tubashe gukiranuka neza. Imana yacu tugire neza cyane. Uyu munsi rero ndagira nkubwire ngo hari abantu biyiriza ubusa kugira ngo bagaragaze ko ari abakiranutsi. Imana tugire neza cyane. Ikindi cya gatatu, akenshi babikora ngo bibabaza kubera icyaha wakoze ku bushake. Iyo mpamvu Imana ntabwo rwose ayo masengesho ntacyo akora. Tuvuge nimba uvuye gusambana warangiza ugahita uza ngo ugiye kwiyiriza kugira ngo Imana ikubabarire. Uzasome muri Yesaya 58 bazabikubwira neza. Imana yemeraga gusa igikorwa cyo kwiyiriza ubusa cyabaga cyakozwe n'umuntu wumvira kandi wicisha bugufi mu mutima wiwe. Ntabwo rero icyo gikorwa cyo kuvuga ngo ngewe nakoze icyaha reka mpite niyiriza ubusa. Oya, iyo si imwe mu mpamvu yatuma Imana ikubabarira. Ahubwo impamvu yatuma Imana ikubabarira ni uko wakihana ibyaha byawe. Naho kwiyiriza ubusa si cyo kibazo. Mutandukanye kwiyiriza ubusa no kwihana, kuko biratandukanye. Cyangwa se kwatura imbere y'Imana, kuko uje ukiyiriza ubusa ngo Imana ikubabarire gusa ngo wabikoze, ngo umubiri wawe urawubabaje, ngo buriya ngo uyu mubiri wanshutse ndasambana reka nanjye mwicisha inzara kugira ngo Imana imbabarire. Ndagira ngo utangarize ko nta kintu uzageraho, kandi ibyo byaha byawe bizakomeza bikwitunatuziyeho. Imana yacu tugire neza cyane. Ikindi cya kane, abantu bakora kubw'impamvu zitari nziza, nicyo bita umugenzo w'idini. Muri Yesaya 58 uhereye ku murongo wa 5 wa 7, hari igihe rimwe na rimwe idini rishobora kugupangira amasengesho. Tuvuge nk'ubu turi mu minsi 40, noneho wowe ugakora ayo masengesho kuko idini ryayagutegetse. Ugakora amasengesho kuko bavuze ati nyamuneka buriya nintabikora barandeba gute, nintiyiriza se birandeba gute. Ukabikora nta n'impamvu, ahubwo kuko babigutegetse. Ibyo nabyo ni impamvu zidafatika, ni impamvu n'ayo masengesho yawe uzaba ari wicisha inzara kubera yuko ntacyo bimaze. Ubundi amasengesho afite icyo amaze n'ayo mutima wawe ukwemeza. Wenda ibyo turaje tubigarukeho twihuse kugira ngo dusatire umusozo. Imana yacu tugire neza cyane. Rero amasengesho cyangwa se umugenzo w'idini ntuzayakore kuko burya uyakoze kuko idini ryayagusabye cyangwa se groupe runaka, umutima wawe utabishaka uzaba wicisha inzara,
uzarwana n'inzara. Ni hahandi uzatangira wageza saa 3 za mu gitondo inzara igatangira ikagukubita, wareba amazi ukumva urayashaka, wareba ibishyimbo ukabona ni nk'inyama biraryoshye, kubera yuko nyine bagutegetse gukora amasengesho ariko umutima wawe utayakwemeza. Ibyo rero ni imigenzo y'idini cyangwa se imigenzo ya gurupe runaka ubayemo ishobora kukwemeza ibyo bintu, ariko ntabwo ari byo. Nta nubwo ayo masengesho yawe azagira icyo akumarira mu izina rya Yesu. Imana itugire neza cyane. Ahubwo icyo turi buze kureba ni uburyo ki amasengesho azagira icyo akumarira kuko yavuye ku mutima wawe. Imana itugire neza cyane. Hari n'ibindi, reka wenda tugaruke ku kintu wenda ngiye gusorezaho cya mbere yo kwiyiriza ubusa, ibyo ubanza gukora. Imana yacu itugire neza cyane. Mbere yo kwiyiriza ubusa, ubwo wenda ngerageje kuvuga ku bijyanye n'uburyo ki abakera basabwaga kwiriza ubusa, ariko kandi hakaba n'impamvu zitatwemerera kwiriza ubusa cyangwa se zidafite icyo zimaze mu kwiriza ubusa. Noneho rero reka turebe ni iki noneho wakora mbere yo gupanga kwiriza ubusa. Ese byagenda gute kugira ngo amasengesho yawe Imana yumve, cyangwa se kugira ngo amasengesho yawe azakugirire umumaro mu gihe uriho urasenga cyangwa se mu gihe urimo uriyiriza ubusa. Imana yacu tugire neza cyane. Reka ingingo ya mbere ku kintu wakora cyangwa se mu bintu wapanga mu gihe watekereje kwiyiriza ubusa, kuko kwiyiriza ubusa ni byiza ku mukristo, kandi rwose nta n'icyo bitwaye. Imana ntabwo ibitubuza, nta n'ubwo inabidutegeka, ariko ni byiza ku muntu wese ufite intego. Rero kuri wa muntu ufite intego, umva ngira icyo nkubwira. Kuri wa muntu ufite icyo ashaka imbere y'Imana, kuri wa muntu ufite icyerekezo cy'imisengere, avuga ati njyewe nkurikije nuko Yesu yabwiye abigishwa akaba muri Matayo 17:21 ngo ibyo ntibikurwaho n'ikindi kireka gusenga no kwiriza ubusa. Wenda ukavuga ati uburwayi bwanjye burandembeje, cyangwa se ibintu byanjye abadayimoni barantera, ibibazo byinshi, none reka nsenge ariko naniyiriza ubusa. Icyo gihe rero uzasabwa kugira intego y'amasengesho yawe. Icyo ni icya mbere. Ese mu by'ukuri ni icyo ugiye gusengera? Ese ufite iyihe ntego? Ufite gahunda ki? Ibyo rero mbahaye nk'urugero, Daniyeli yari afite intego yo gusenga. Mwibuke ko yagiye i Babuloni akabayo, bari mu myaka 70 y'ubunyage. Mwibuke ko iyo myaka 70 yari yaravuzweho mbere cyane yuko umwami bita Kuro avuka mu myaka 100. Mbere yuko avuka, Kuro avuka kugira ngo azabe umwami cyangwa se azabe intumwa y'Imana mu gukura abayuda mu bunyage i Babuloni. Noneho amateka ya Kuro ngira ngo twayavuzeho, ariko noneho Daniyeli we yasengaga afite intego, avuga ngo Mana, ndifuza yuko ubwoko bw'abayuda bwazava muri iki gihugu cy'ubunyage, kuko yarazi neza ko amakuru avuga ko bazamara imyaka 70 mu bunyage. Daniyeli rero yari afite intego yo gusenga, ndetse yarangazaga amadirishya mu gihe umwami bari bashyizeho itegeko yuko nta muntu wemerewe gusenga. Burya iyo ufite intego y'amasengesho, kabone nubwo bapanga ngo ntusenge, wowe urasenga. Ahubwo haba icyo bita strategy z'imisengere. No, hari igihe bashyiraho itegeko bavuga ngo nta muntu dushaka wenda kuzaza mu butayu. Nibyo koko, iryo tegeko rikanzurwa, banagufashe banagufunga, kandi ukoze ikosa ukajya mu butayu koko baranagufunga. Ariko wowe ugomba kuvuga ati okay, bagiye iryo tegeko ntabwo bambujije gusenga, kuko gusenga wenda ngira ngo nabyo tuzabigarukaho. Gusenga ni ukwihererana n'Imana, gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ntabwo ari ukwigaragaza mu bantu, nubwo bamwe ariko babikora. Noneho rero iyo usenga ufite intego, iyo wiyirije ufite intego, bikugira umumaro mwinshi cyane, kubera yuko iyo ntego yawe ntabwo ushobora kuyivaho utageze ku cyo wumva ushaka kugeraho. Ni nayo mpamvu abantu benshi baza kwiyiriza ubusa badafite intego ibazanye, akiyiriza ubusa akarwana n'inzara, yageramo hagati amasengesho akayareka kuko nta ntego nyine. Udafite ikikubabaje ntabwo ushobora gusenga. Rero uyu munsi ku kintu cya mbere kizatuma amasengesho yawe yo kwiyiriza ubusa agira umumaro, ni uko uzagira
ukagira intego y'ayo masengesho yawe, ukagira intego y'icyatuma wumva usenga. Kandi mwibuke nuko umukobwa bita Esther yafashe igihe cyo gusenga, abwira Morodekayi, aramubwira ngo ubwire abayuda bose mufate iminsi 3 nanjye ndasenga, wenda nabo mbutoni imbere y'umwami. Yari afite intego yo kuvuga ngo abayuda bene wacu bagiye kurenganwa, reka dusenge, wenda nanjye nagira icyo nzavugira imbere y'umwami. Barasenga. Iyo yari intego, yari pasi ikomeye y'amasengesho yo kwiriza ubusa bagombaga gukora. Si we wenyine na Mose yasenze yiriza ubusa igihe yari agiye gushaka amategeko y'Imana 10. Rero ikintu cyose ufitiye intego byanga bikunda Imana iragusubiza. Kandi twabonye yuko abasenze bafite intego barashubijwe mu izina rya Yesu. Muri aya masengesho y'iminsi 40 turi, ese ko kuri gusenga ufite intego y'icyo ushaka kugeraho, uri gusenga wumva hari icyo Imana yakubwira? Nimba utari ufite intego, fata umwanya none utangire utekereze ko ugiye gupanga intego y'aya masengesho ndetse n'iyi minsi isigaye. Imana yacu tugire neza cyane. Amen, amen. Ingingo ya kabiri, umukristo asabwa mu gihe cy'uko yapanze amasengesho yo kwiriza ubusa, agomba kugira icyo bita kwizera, cyangwa se kurangwa n'indangagaciro yo kwizera. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, bidushoboza ko ntushobora kunezeza Imana udafite kwizera. Mu by'ukuri kwizera ni kimwe mu kintu Imana isaba umuntu uriho apanga kwiriza ubusa. Icyambere, niba ufite intego yo gusenga ngo uzabone wenda impano z'umwuka wera, ugomba no kwizera yuko Imana igomba kubiguha. Ukwizerera Imana ukavuga ati Imana, ndasenze mfite intego yo kuzura umwuka wera, ariko ndanizeye yuko nzawuhabwa. Ukagirira Imana icyizere. Amasengesho atarimo kwizera, amasengesho yo kwiriza ubusa atarimo kwizera, ayo nta kintu azakumarira, ahubwo uzaribwa n'inzara, urutwe na wa wundi utarasenze yiyirije ubusa. Imana yacu tugire neza cyane. Icya gatatu, ndihuta, gushyira umutima wawe wose ku masengesho yawe, concentration. Donc ugafata umwanya umutima wawe ukawushyira ku masengesho. Nubwo kabone nubwo waba uri mu kazi, kabone nubwo hari ibintu byinshi waba uri gukora, kabone nubwo wenda tuvuge rimwe na rimwe ari igihe dukora amasengesho kandi tukajya no ku kazi, ikindi gihe tugakora amasengesho turi kwita ku miryango runaka, ibyo byose ntacyo bitwaye, ariko umutima wawe ugomba kuwerekeza mu masengesho. Ntuvangemo ibindi bintu mu bwonko bwawe, ntuvangemo ibintu byinshi. Hari ibintu byinshi mu gihe cyo gusenga wiyiriza ubusa, ni byiza gushyira umutima wawe wose ku gikorwa cyo gusenga, kabone nubwo waba uri mu mirimo ukora cyangwa se no mu bindi bitandukanye. Hari abantu benshi batigeze bashyira umutima wabo mu masengesho, bikarangira bamaze igihe badashubijwe. Imana yacu tugire neza cyane. Ariko abashyize umutima wabo mu masengesho, mwibuka Daniyeli yigeze yasenga amara iminsi 21 atari yasubizwa, atari uko igisubizo kidahari, ariko umutima wiwe waruraye muri ayo masengesho. Umutima wiwe wumvaga yuko uri kuganira n'Imana, bituma Imana imanura marayika Gaburiyeli na Mikayeli kugira ngo baze barwane urugamba, banamumanura ibisubizo. Imana yacu tugire neza cyane. Rero umutima wawe akenshi, iyo ufashe igihe ntushyire umutima wawe mu masengesho, bimbera nk'igihe Aburahamu yajyaga gutamba igitambo, yagera kuyo akicara akagitamba, ariko ku gicamunsi agasinzira, inkongoro zikakirya. Icyo gihe Imana itanga igihano cy'uko abana ba Isirayeli bazamara imyaka 400 mu gihe cy'uburetwa, bitewe n'uko Aburahamu yasinziriye ku gicaniro. Hari igihe rero umuntu uza gusenga ntashyire umutima wiwe mu masengesho, ntashyire umutima wiwe mu byo ari gusaba Imana, ntashyire umutima wiwe ku kwizera, ntashyire umutima wiwe ku ntego, icyo gihe ayo masengesho ahubwo akubera umuvumo aho kugira ngo akubere inyungu. Imana yacu tugire neza cyane. Ese ujya utekereza yuko gusenga kudatumbiriye, kutarimo concentration, kutarimo meditation, ibyo ari nko kumena amazi ku rutare, ntacyo bikumariye, byatumwa nuko wakirira. Hari abantu bazajya birirwa barwana n'inzara, akiriza ubusa, akirirwa arwana n'inzara, intekerezo ziwe zikaba ku nzara, akirirwa arwana n'inzara pe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Wamubaza ati mbese wasenze? Akavuga ati nyine nuko Imana yandebye, irabizi ko umubiri wanjye niyirije ubusa rwose, natanze igitambo cy'umubiri wanjye, Imana ikirebe. Aho urishuka cyane, nta kintu yakumara ayo masengesho. Aho umutima wawe uragomba kwereka Imana, kuko Imana ikeneye umutima, ntabwo ikeneye umubiri. Umubiri se ko umubiri ari umubiri nyine, ikeneye umutima. Ese umutima niwo wiyirije ubusa cyangwa umubiri niwo wiyirije ubusa? Hari abantu rero bibwira yuko ngo bazagenda bakagarama imbere y'Imana ngo biyirije ubusa, ngo bikarangira.
nta gusenga, nta mwanya yafashe ngo asenge, nta mwanya yafashe ngo asome ijambo ry'Imana, nta mwanya yafashe ngo yumve icyo Imana ivugana nawe muri ayo masengesho, ahubwo akaba ati ngewe niyirije ubusa iminsi 3 y'amasengesho, umubiri wanjye ndawuna. Umva, reka nkubwire, ukarwana n'inzara, inzara ikavaho, ukumva intekerezo zirakwishe, rimwe na rimwe ukagiramo hagati ukavuga ati ariko ibindi ndi gusenga ni ibiki, Satani akaza akakongora ati n'ubundi urarushwa n'ubusa, ahubwo irire, ugahita wirira. Ariko Imana itugiriye neza cyane mu izina rya Yesu. Rero gusenga kwiza ko kwiriza ubusa ni ugushyira umutima wawe wose ku masengesho yawe uri gusenga. Ikindi gusenga kwiza mu buryo bwo kwiriza ubusa, icyo usabwa kugira ngo amasengesho yawe azagira umumaro ni ukwirinda ibyo wakundaga. Mu by'ukuri ibyo wakundaga, rimwe na rimwe, urugero, hari abantu bafite ikiyobyabwenge cya WhatsApp cyangwa se ikiyobyabwenge cya social media, mu by'ukuri kikaba cyaramutwaye mu bwonko, akavuga ati ngewe nibyo koko WhatsApp ntayigiyeho, chatting n'inshuti, ni na byiza, nta nicyo bitwaye gucatinga cyangwa se kuganira n'inshuti zawe. Ariko mu gihe wiriza ubusa ibyo wakundaga, ni byiza yuko ubyirinda, kuko akenshi birakurangaza mu gihe cy'amasengesho yo kwiyiriza ubusa rero, cyangwa se bigatuma umutima wawe utwarwa nabyo. Hari umuntu uyiriza ubusa, aho kugira ngo abyuka asenga, aho kugira ngo abyuka asoma ijambo ry'Imana, mbese telefone apfa kuyifungura saa 11 za mu gitondo, ahita anyarukira kuri YouTube ngo arebe amakuru ariho, ahita anyarukira kuri WhatsApp ngo arebe amamesaje bamwandikiye n'amagurupe, ubwonko bwose ari aho buri, nk'aho ibitekerezo byiwe atakagombye kubijyana ku Mana. Ariko Imana itugire neza cyane, kuko ayo masengesho uriho urasenga, uriho urahemukira umubiri wawe mu cyo bita amakarori na energy ufite umubiri, uriho yarayangiririza ubusa, Imana ntizanagusubiza. Ni nayo mpamvu abantu, Bibiliya itubwira ngo abantu ntibasubizwa kubera basaba nabi. Impamvu uraza ngo wirije ubusa ibintu byose wakundaga ugakomeza ukabibamo rwose. Reka nkubwire, imiziki wacurangaga ya Koffi Olomide ukarundamo, imiziki wacurangaga ya Diamond igakomeza uko yakabaye, ibintu byose bigakomeza kuba uko nguko, nta n'ikintu na kimwe wiyirije. Aho kugira ngo wiyirize utarya ibiryo, ahubwo wakiyiriza ibyo wakundaga. Hari n'abantu rwose umuntu n'ubu sinatinya kubikubwira, aho kugira ngo wicwe n'inzara ku busa, wakiyiriza WhatsApp ukavuga ati ngiye gufata iminsi 40 kudakoresha WhatsApp, negerane n'Imana nimba yarakubereye ikiyobyabwenge. Cyangwa se ukavuga ati ngewe ibi nibi ngiye kuba mbiretse. Ni nawo muhamagaro mwiza, ni nayo ntego nziza Imana ishaka ku buzima bwawe. Ku bantu biyiriza ubusa, nuko wirinda ibyo wakundaga kugira ngo bitagutwara umutima mu gihe cy'uko akagombye kwiherana n'Imana. Imana yacu itugirire neza cyane. Ikindi, ugomba kubahiriza amabwiriza yashyizweho, cyangwa se mu cyo twakwita modalite, cyangwa se ibintu wowe wapanze, ukavuga ati ngewe mu masengesho y'iminsi 40 nzajya wenda tuvuge mfata umuneke saa 6 z'amanywa, umuneke umwe murye. Ayo ni amabwiriza uba wapanze. Mbere y'uko utangira amateraniro ugomba kuvuga uti ngewe wenda tuvuge nzasenga iminsi 40, ariko nzajya ndya wenda saa 12, nyuma yaho ndekere, nimara kurya nta kintu nzongera gufata, cyangwa se ntago nzarya, nzajya mu gikombe cy'amata, cyangwa se nzajya mbese. Donc ibyo ni ibintu byumvikana bisobanutse. Ibyo rero ugomba kubyubahiriza, ayo mabwiriza uba washyizeho wowe uba wapanze. Ibi bishatse kuvuga ko kubahiriza igihe cy'amasengesho agomba kumara, cyangwa se uburyo uzayakora, kuko nimba upanze kuvuga ati nzafata amasengesho y'iminsi 20, emera iyo 20 uzayimare, wigeza muri 18 ngo ndabiretse, ngo buriya ngo Imana yaranyumvise ngo birahagije. Oya. Cyangwa se nimba warapanze kuzajya unywa amazi gusa, nurangiza ukubitemo na kacyayi, aho rwose ayo masengesho uzaba warayishe, kandi Imana nta kintu izagufasha. Ni nayo mpamvu uzahora urwana n'umutima w'inzara umunsi ku wundi. Imana itugirire neza cyane, kuko iyo ubikoze, tuvuge iyo wubahirije amabwiriza wapanze imbere y'Imana, biba bigaragaza icyo bita gutinya Imana no kwirespectinga. Kandi Imana ikunda icyubahiro cyayo mu buryo bwose. Iravuga ati umwana wanjye kweri ntabwo atesutse. Ariko iyo ucitse kuri izo ntego, biba bigaragaza ko n'Imana wayitakarije agaciro, cyangwa se wayisuzuguye. Uravuga ati asike n'ubundi yanze kunsubiza, nta mumaro, reka nikorera ibyo ngomba kwikorera.
icyo gihe rero ugasanga ugiyeho urubanza. Imana itugire neza cyane. Ikindi ugomba kwihana. Mu gihe cy'amasengesho yo kwiriza ubusa ni byiza kwiyeza nk'uko Imana yasabye Abayisiraheli kubanza kwiyeza ndetse no gutunganya imyambaro yabo igihe bari bagiye kwegera umusozi. Ni ngombwa rero kubanza kwicuza no kwihana mbere yo gutangira aya masengesho. Ukabanza ukihana ugiye gusenga, ukabanza ukabwira Imana ibyaha byawe byose ukabyatura, ubundi ukabona kwinjira mu masengesho. Ikindi, kugira urukundo. Mbere yo gutangira amasengesho yo gusenga utariye, ni byiza kubanza kubabarira abakugiriye nabi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho. Muri icyo gihe kandi ni byiza kugira uwo uha amafunguro yawe wari kuzafata mu gihe uzaba wiyiriza ubusa, ku buryo nibura ugira igikorwa cy'urukundo. Hari abantu twiriza ubusa ni ukavuga ati ibi bireka mbibike nzabirya soje amasengesho bana, urumva. Ariko ni byiza yuko ufata ibyo bintu, wenda ibyo wari kurya, ibyo wari gufata ukabifashisha abakene, ukabifashisha abatishoboye. Ibyo ni ibikorwa byiza by'urukundo Imana yumva cyane, ikavuga ati uyu mwana wanjye mu masengesho arimo ariyiriza ubusa, yageze n'urukundo, yagerageje no gukora ibikorwa byiza, reka nanjye mwumve mutabare. Rega Imana niwe izakoresha, kuko mu gusenga kwawe hari icyo bita kuba umufatanyabikorwa n'Imana. Imana yashaka gutabara muka runaka washonje, nta handi izaza, kuko waganiriye n'Imana uwo munsi ikaza ikavuga ati reka mfate ibiryo byo kwa runaka mbijyane kwa mukanu runaka ubabaye ushonje, kuko mwabaye abafatanyabikorwa mu gihe cyiza cyo gusenga uri mu bihe byiza n'Imana. Ikindi, ugomba kugira ibyishimo. Ni byiza gukora amasengesho yo kwiriza ubusa ubyishimiye. Ntushake kugaragariza abantu kuri mu bihe bikumereye cyangwa se bimeze nk'aho ari igihano, ahubwo ukishimira ko Imana yumva amasengesho yawe. Hari igihe usanga umuntu yiyirije ubusa akamera nk'aho sinzi bamuhondaguye, ariko urasabwa kujya urangwa n'ibyishimo, urasabwa kwiremamo ibyishimo, kuko ibyishimo bizava muri ya masengesho uri urasenga na bwa busabane uragirana n'Imana. Ibyishimo bigomba kuboneka. Hari abantu rero baza imbere y'Imana bakagira ngo babakubise, ukaza mu nzu y'Imana ukagira ngo bacuruza isura y'abantu, ni isoko rifunze isura. Oya, mu nzu y'Imana Dawidi yaravuze ngo narishimye ubwo bambwiraga ngo njye mu nzu ya data. Rero no gusenga nuko nguko. Gusenga ni ukugirangwa n'ibyishimo imbere y'Imana, wizana ikintu bita umubabaro no kurakara. Icyakora hari amasengesho atuma ushobora kuzana umubabaro nk'uko Hana yasenganye agahinda n'umubabaro, ariko ntibigomba yuko mu bantu bazamenya umubabaro wawe cyangwa se bazagira agahinda. Muri ibyo yaravuze ngo muze mwenyine twihererane mu nsangano hatari abantu, ngo dore imiriro irabaruhije n'urusaku rurabarembeje. Ni byiza rero kuza imbere y'Imana, amaganya yawe yose ukayasuka imbere y'Imana, ariko kandi muri sosiyete ntushake kugaragaza yuko uri umunyamibabaro. Ibyo nabyo ntabwo ari byiza, ahubwo ugomba kurangwa n'ibyishimo. Ikindi, ngana kwegera umusozo, kugira ibanga. Si byiza ko ubwira umuhisi n'umugenzi kuri mu masengesho yo kwiriza ubusa, ahubwo ibyo ukora byose bimenywe na So urebera heherereyeho mu ijuru, kuko akenshi dayimoni aduterera bitewe n'ibyo twavuze. Nimba uri mu masengesho yo kwiriza ubusa, ugatangira ukabwira umuturanyi, ukabwira umuhisi n'umugenzi ngo ni mu masengesho, ejo azagukwemvayitinga, yagutekeye akanyama keza, ushiduke izanyamu ziriye wanibagiwe kuri mu masengesho, bitewe n'uko uwo mu bacu yatubwirize ngo kutabana nabo mutizera cyangwa se kutaba mu migambi y'ababi, ntitwifatanye n'abakobanyi. Hanyuma rero wowe kubera ko nyine uri biri hanze, wiri kuvuga ibyawe, wiri kuvuga ubuzima bwawe, ngo shango ngiye kwiriza ubusa, Imana indengere, Imana imiki, ahubwo ugasanga uri kwiteza abadayimoni. Menywa n'Imana yawe, gira ibanga ku bibazo byawe uri gusengera, gira ibanga ku byo uri kuganira n'Imana, gira ibanga mu buzima bwawe bwose, rangwa no kugira ibanga. Imana itugire neza cyane. Ikindi, ugomba kuba umwana w'Imana. Ugomba kuba umwana w'Imana mu buhe buryo? Kuko ugomba kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Muri ibyo yaravuze ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, kandi rwose turashima Imana ko Yesu yatugeze kuba abavandimwe be. Rero biragusaba ko uba umwana w'Imana. Wishaka kuba umugaragu, oya, wishaka kuba umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo Yesu yatwemereye yuko turi abana b'Imana, kandi uko tuzasa ntikurahishurwa. Imana yacu tugire neza cyane, kuko umwana w'Imana abasha gusaba data akamwumva,
rero ishyiramo icyo cyizere yuko uri umwana w'Imana. Mu gihe cyose wakizwaga, ubwo wemeraga Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, wari wamaze kuba umwana w'Imana. Iyo rero ugiye gusenga amasengesho y'iminsi runaka yo kwiriza ubusa, ujye umenya neza ko uri umwana w'Imana. Ntabwo uri intabwa, ntabwo uri ikivume imbere y'Imana, kuko amasengesho y'umwana w'Imana atandukanye n'amasengesho y'undi muntu ku ruhande. Kuko umwana w'Imana azajya amera nk'uganira na se, avuga ati dadi, urabizi rero gahunda zanjye nawe zimeze gutya na gutya. Mbese muzaba muri in touch cyane, muri a contact mu buryo bwose bushoboka. Ariko wa wundi uzaza ameze nkaho yikebagura, ntabwo ibyo ari sawa. Kuko Yesu yaravuze ngo ntabwo wasaba data, umwana ntabwo yasaba data umugati ngo ise amuhibuye, nta nubwo yasaba ifi ngo amuhe inzoka. Ni nako data wo mu ijuru atazabura kurengera intore zimutakira ku manywa na nijoro. Uyu munsi ndagira nkubwire ngo gusenga k'umwana w'Imana kugira umumaro mwinshi rwose. Yakobo yaravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, kandi kuba umwana w'Imana ni ugukiranuka. Imana itugire neza cyane, Imana ishimwe. Kandi ikindi ugomba kwirinda mu byo uvuga, kugira ngo amasengesho yawe yo kwiriza ubusa arusheho kugira akamaro, ugomba kurinda ururimi rwawe. Ukarinda ururimi rwawe. Hari abantu bivugira ibyo bashaka, ibiganiro byabaye rwose, ibiganiro ni ibiganiro, ariko Imana itugire neza cyane. Ese ujya urinda ururimi rwawe mu gihe uri gusenga? Ese ujya wumva yuko ururimi rwawe rushobora gutuma amasengesho yawe adasubizwa? Imana itubabarire kandi irinde ururimi rwacu. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyawe kirageze cy'uko ufata umwanya ukavuga ngo mu masengesho yanjye ese nkora nte? Mbigenza gute kugira ngo amasengesho yanjye asubizwe, kugira ngo ntirirwe ndwana n'inzara? Ese gusenga iminsi myinshi byo hari icyo bitwaye? Ntacyo bitwaye, kandi nta n'icyo byica. Icy'ingenzi ni ukuba ubifitiye intego. Reka nkubwire inshuti yanjye, Imana ntabwo igutegeka kwiyiriza ubusa, nta nubwo ikubuza kwiyiriza ubusa. Ariko kandi kwiyiriza ubusa biba byiza cyane iyo ugiye kubikora ufite intego. Ariko udafite intego ntacyo bizakumarira. Tuvuze rero ku ngingo zimwe na zimwe zatuma amasengesho yawe aba meza kurushaho imbere y'Imana. Ariko bisobanuye ko hari abajya mu rusengero cyangwa se abajya mu masengesho uko biboneye gutyo. Izo ni za mpamvu twavuze, bashaka kugaragara, bashaka abakiranutsi, bashaka kwiyerekana mu bandi. Ibyo rero ugasanga ntacyo bimaze. Imana yacu tugire neza cyane, kandi duhe umutima wo gusenga twumva dufite umutima umwe, twumva dufitanye ubusabane n'Imana. Kugirana ubusabane n'Imana mu masengesho bigira inyungu nyinshi, kuko umuntu usenga arasubizwa. Imana yacu tugire neza cyane. Rero ndabakangura mbabwira ngo nimujye mupanga gahunda y'amasengesho yo kwiriza ubusa, mujye muba mufite icyo mwaganire n'Imana, mujye muba mufite intego ibajyanishije gusenga, mujye mwihana ibyaha, mukiranuke. Kuko gusenga k'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana, ariko gusenga k'umukiranutsi kukagira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Kandi ikindi, musengesha umwuka iteka mu bihe byanyu byose byo gusenga. Imana itugire neza cyane. Ndabakunda rero. Navugaga ku ncamake y'uburyo ki umumaro wo gusenga cyangwa se umurimo wo kwiyiriza ubusa, ubu buryo ki wakagombye gukorwa. Kuko kwiyiriza ubusa ntabwo ari ibintu ugomba kwiturumbukiza ngo baravuze ngo gusenga ngo icyo ntigikorwaho n'ikindi kereka gusenga. Ukabyuka bati nabuze umugabo reka njye gusenga, ukiturumbukiza gusa. Oya, ni ibintu, ni projet ugomba kwigaho uburyo igomba gukorwa. Ntabwo ari ibintu byo kwiturumbukiza. Imana itugire neza cyane. Shalom shalom, ndabakunda cyane. Imana ibaha umugisha. Amen, 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 amen.